Ndabizi ubwo ugiye kuvuga ngo ndi kwibaraguza ngo ndi kwivugisha amangambure, nta mangambure nje kuvuga papa wanjye. Nk'iyi minsi ndabizi uri kuga pressure ngo kubukwe. Ese basore, pressure y'ubukwe muri wo niyi. Umukobwa yagushyize kuri pressure, wamuretse akagenda ubwo uwo kataruwa. Ubwo afite ikimwirukansa, none se babandi bose yahoze abenga, ni wowe ugiye kubiryozwa. Sha mureka ubwo ngo bafite ikiri kumwirukansa, ni gute uba victim y'ibintu utatangiye. Mureka akomezanye na projet ze yatangiye. Sawa ndakuburiye nihitiraga. Bahungu ba papa wanje. Ndabizi nk'iyi minsi yegereje iminsi mikuru, ubu mubayeho neza, udukuya muri kutubonera kugiye abana babitayeho, rwa rukundo tutabonaga kera ubu rwaje kuko tugeze mu minsi mikuru. Musore nkurabure se urwo ntagarura urukundo papa wanjye, ako kana kari gushaka kugusaka burya, kari gushaka iminsi mikuru. Mwagiye mumenya ubwenge teknolojia, ibintu utabonye mu kwa gatanu mu kwa 12 bihindutse gute mu gihe kitageze no mu kwezi ko. Enye ubwenge sha papa wanjye ndakurabuye, nge nitiraga n'umusaza wagwana, ariko kora follow n'ubutaha kugira ngo tujye dukomeza tubane wakintu. Ciao. Ibi ngiye kuvugana n'abakobwa harankoramye yo kotsa. Umva papa wanjye, ndabizi ubu mu kwa 7 kuva mu kwa 7 mu kwa 8 mu kwa 9 hari abana baratangira kuvuka babitirirwa ngo murasa ku mano, munsi y'amatwi, mu maso n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ntagiye gusubiramo. Gusa icyo nakubwira cyo iyi minsi mikuru witwararike papa wanjye, umenye uburyo utwara utuntu twawe. Aba bana mubabara namwe bababara. Sha umwana n'umugisha, ariko umwana utateguwe bari bibaza. Menya ubwenge papa wanjye, koresha ubwenge rya rimwe mw'iyi minsi mikuru. Technologia. Kola follow man, tujye dukomeza tubane. See you later, bye. Ciao ciao. Uraho nta kutagize ngo ukunda usirimuke, uba ahantu heza ukora byinshi byiza, ubayeho gisirimu, uranga ukishyurira biri abana batoto stock uruzuza. Randi road urishyura ngo usohokane umwana ahantu heza ngo ukunde umwemeze, ukunde ugaragaze ko uri umusirimu. Papa wanjye, twibukiranye yuko mu cyari nyuma aho wavuye. Barumuna bawe ku ishuri barabirukana buri munsi, bamwe banarivuyemo. Ababyeyi ntibaheruka gatenge, ntibaherukana kamushikake tumwe babamenyereje. Akuraho ikigarurirwa wigira umusirimu. Papa wanjye teknolojia, uwo mwana usohokanya aho hantu ejo uzarinde wamujyanye cyangwa uzamujyana. Teknolojia nitiraga ntunyumve nabi, nitiraga ariko kora follow kugira ngo tujye dukomeza tuba. Papa wanjye uraho uririrwa wasaze genge ntigisinzira bwe uririrwa utubwira uwo mukobwa wawe mwiza ngo mfite sheri mwiza ngo mubuze sinabaho. Uwo mukobwa niwe wirirwa kwibukiriza ko musohokana, biri ziwe zose niwe uzipevera, ni wa mukobwa imikondo yiriza hanze, niwe wirirwa azenguruka imikondo iri hanze. Araryama abandi bari kwitegura bajya mu kazi mu gitondo, nta kintu agira akora, ikigararirwa zerera azenguruka nta kintu agira akora. None papa wanjye ubu ngo umubuze ntiwabaho, ahubwo ubu nibwo utabaye umubuze wabuzutse. Teknolojia ashyira mu ubwenge papa wanjye. Kora follow tujye duhora twibanira papa wanjye, nihitiraga ciao. Ibi ngibi byo noneho birareba inkumi n'abasore. Mwegere hino barabuye. Uraho ku myaka yawe 20-30 wirirwa bateye abantu stress, witera stress ngo nta kantu ugira i Kigali, nta kazi ugira, nta kabanza, rambirode n'idande. Ese mwa ku myaka yawe 20 cyangwa 30 izo stress ufite nizi? Papa wawe cyangwa mama wawe bo ko bagukubye kabiri mu myaka ubona bafite ibingana bite? Ese ushaka gutunga City Tower, ushaka gutunga Chic, ushaka gutunga iki? Izo modoka zose wirirwa uvuga ngo ushaka gutunga, abazituna uzi yo bazikuye cyangwa uzi imyaka bafite? Iyo ubuzi ko abo babitunze bose bifuza kugaruka mu myaka yawe, ntiwakabaye uvuga gose. Wowe icyo nakubwira, koresha imyaka yawe neza, igihe cyawe kizagera papa wanjye. Erega buriya ntunyumve nabi, nanjye ndi muri iyo myaka, nanjye ndi mu nzira ndimo ndishakisha. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, wowe imyaka yawe yikoreshe neza, wikiyandarika ibindi bizacamo. Reka nkubwire ngo kora follow kugira ngo tujye dukomeza twibanire, kandi ntunyumve nabi, nihitiraga ciao ciao. Basore banje, buriya rero hari ibintu mujya mukora mukagira ngo bigiye kubagaragaza neza, kandi nicyo kintu cyambere ubukoze kigiye kukugaragaza nk'umuntu wa fake. We wumvaga ko ugiye kugaragara nk'umuntu wa danger muri society, kikagushyira hasi ku rwego rwo hasi. Hamwe ngewe duhura nkahita mvuga ati wowe uri hasi cyane, byose mbyikoze. Icyambere nko kuba wagura imodoka mu mafaranga y'inguzanyo, aho bo sintorera nta kintu twavugana. Nimwe mwirirwa mudutera stress mu mihanda, dupfa gukozaho mu gasakuza ati bwe tubakoboreye imodoka. Aho ngaho nta tolerance. Icya kabiri, kuba namenya amakuru kidogo yuko ubukwe wabukoresheje mu mafaranga y'inguzanyo, aho mpita nkukrasa hasi cyane, kira hasi nkakandagira papa wanjye. Ahubwo umva inama y'ingenzi, ibyo bice bigiye gukoresha ubwo bifata ubishore mu kibanza, ugura ikibanza nayo Kigali mu gihe cy'imyaka 3 yo yonyine. Inyungu yonyine zaba yagukorera ubwo. So nzababwire kugeza rya teknolojia mushyire mu bwenge papa wanjye. Kora follow tujye dukomeza tubane, nihitiraga ciao ciao. Iki cyo noneho babasore b'i Kigali basariye mu rukundo, baranyitabirwa batanga amapromese ngo ntacyo ntazagwa, kuko bikarangira ntacyo badatanze. Rero nta yindi mpamvu uzabona abenshi bakoresha ubukwe buhenze ubone nyuma nta gihinduka.
ahubwo nubona ataje kugusaba uzashima Imana. Burya bwa bukwe bwose bwari mu madeni. Ese basore mureke mbibarize, uwo mukobwa utereta ko ubizi neza ko abizi yuko ubukwe yifuza utabufitiye ubushobozi, ni gute wemera ko akunaga mu moshya ngo ujye kwaka ideni ry'ubukwe? Papa wanjye, ideni ry'ubukwe? Ayo mafaranga se ugiye kuyinvestinga muri business nibura y'ubukwe 10% ku mwaka? Papa wanjye, tekinoloji, uwo mugore ushatse ntabwo ari umugore wo mu rugo. Papa wanjye, umugore ni uw'ifoto ugiye gushaka, no kugira ngo yibonekeze ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mushyire mu bwenge basore, wigwa mu moshyo uyareba. See you, ciao ciao, nihitira gakora follow, tujya dukomeza twibanire. Bye bye.